Ndabasuje mwebwe mwese mudukurikira. Mbahaye ikaze mu gice cya 36 cy'inkuru y'urukundo yitwa Sinabihisemo. Njyewe, uwo mukobwa nkubwira niwe naboneyeho amahirwe ya mbere mu buzima. Nkubwiye uko twamenyanye n'uwo yangize we, kuri ubu akaba ari we unsubizamo icyizere cy'ejo hazaza, akaba ari we untera imbaraga zo gukora cyane mu byago no mu makuba, ngo mpagarare ku ruhande rwe n'urw'umuryango wanjye. Mwiza, uwo mukobwa si ubwo asate we, ni inzobe? Murareshya? Ni umunyamujyi ndabyumva. Ndumva ngize amatsiko yo kumubona. Njyewe, igihe nikigera uzamubona kandi uzamwishimira. Twakomeje kuganira njye na Mwiza, ari nako abantu batandukanye binjiraga aho bakambona bagakubitwa n'inkuba. Twahavuye telefone yuzuye. Twikorera ibyo twari twahashye tuzamuka twerekeza mu rugo. Tugeze ku gashyamba kabaga ruguru y'umugezi, twaratuye ngo turuhuke. Njye na Mwiza turicara. Mwiza, njye numvaga ninaniriwe. Ibondo naryegetse. Njyewe, ntacyo reka turuhuke. Tube twumva n'akuka kava muri iri shyamba. Nyuma y'akanya gato dutuje, nikije umutima ndahindukira mbwirana ikiniga cyinshi Mwiza. Njyewe, sinzi niba nzakira igikomere mfite ku mutima. Mwiza, ikihe gikomere se ngoga? Cyuko twabuze data? Ntacyo twabikoraho usibye kubyakira. Ikindi kandi ntabwo ari twe twenyine tubaye imfubyi. Nk'abasigaye rero tugomba kumenya ko hasigaye ari ahacu. Tukusa ikivi data yasize. Nongeye kwitsa umutima ubugira kabiri. Njyewe, igikomere mfite nuko data yigendeye atabonye ngoga yifuzaga. Uwo yabonaga ko azamukura mu makuba, akamukiza nk'uko yakundaga kubivuga. Ubu nkaba nagishoboye kuzamwitura imvune zose, n'ibyo yatanze byose ngo nzabe umugabo. Mwiza, humura ngoga. Buriya niko Imana yabishatse. Gusa ahari azishimira kubona wita kuri mama na barumuna banjye. Njyewe, wa mugani wawe ntacyo nabikoraho, uretse kwakira ibidashobora guhinduka. Mwiza, ngaho se mbwira ngoga, ubundi byakugendekeye bite ngo ugende uhera iyo mu mujyi? Tugutegereze duhebe. Njyewe, ibyanjye ni igitabo. Ibirimo ni byinshi, gusa icyanditse ku gifuniko cy'icyo gitabo ni nanjye si njye. Mwiza, nawe si wowe? Njyewe, nanjye si njye. Nkiva ku ishuri nanze kugaruka aha mu rugo, mfata icyemezo cyo kujyana n'umusore twiganaga witwaga Leo. Nabariye inkuru yanjye Mwiza, nawe akomeza kuntega amatwi. Imvura yakubye niyo yatumye ngarukiraho nari ngeze, nuko dutanguranwa nayo mu rugo kubw'amahirwe tuyitangayo. Mama yashimishijwe n'amahaho. Bashiki banjye nari nazirikanye mbaha amandazi na bombo barishima. Nihina mu cyumba ngo mpamagare boss. Ngerageze no gushaka uko navugana na Teta. Narebye nimero ya manager nkanda yes. Hashize akanya katari gato ivaho, ahubwo ako kanya hari nimero ntazi yampamagaye. Nshyugumbwa kwitaba numva ko nta wundi atari Teta. Njyewe, alo. Numvise ari ijwi ry'umugabo nsubiza amerwe mu isaho. We, alo. Ni Bosco muvugana. Njyewe, komera muntu mukuru. Bosco, ibyo kuba mukuru ndumva ari byo witwaje, ngo unyibagize ideni ngo uhembe yose kandi nari kugukata.
Wumvaga ko nshaje ntazabyibuka? Cyangwa wibagiwe ko twagiranye amasezerano yanditse? Njyewe oya, ntabwo nigeze nkwibagiza nyakubahwa, ahubwo nanjye byanshiyeho. Bosco urabeshya. Niba hari ikintu umuntu atajya yibagirwa ko afite n'ideni ribamo. Reka nakubwiza ukuri nakwihoreye mbishaka ngo ndebe kuri inyangamugayo none nasanze. Bosco yakomeje kumbwira byinshi, ambwira uko yanyihoreye abishaka ngo arebe ko ndi inyangamugayo nkaba nzibwiriza. Nanjye nibuka ko namwihoreye mbishaka nkanga kurekuza igeno nari ngenewe kandi ndikeneye ngo nsimbukane impamba mu rugo ndetse mbashe no gufasha Teta usumbirijwe n'ibibazo. Hashize umwanya utari muto Bosco ambwira uburyo nakoze amakosa, nanjye nshisha make. Bosco ibyo tubiveho, ahubwo urihe ngo unyishyure amafaranga y'abandi? Njyewe nkwishyura se? Erega buriya nubwo ntabikubwiye mbere nagize ibyago, ubu ndi iwacu ku ivuko. Naratashye nsanga data amaze umunsi umwe yitabye Imana. Bosco ayayaya, ihangane niba ibyo uvuga ari byo. Njyewe urumva nabeshya icyo kinyoma? Mbaye mbeshya naba ndi umushinyaguzi. Nagusabaga ko niba bishoboka wangabanyiriza iryo deni ukanyihanganira ukazarinkata ukwezi gutaha. Bosco ibyo ntabwo byashoboka. Erega umenye ko amafaranga ncunga atari ayanjye. Ibyago byawe ntabwo nazabibwira abazaza kureba ko ncunga amafaranga neza. Ugomba kwishyura. Njyewe ariko se nawe kuri umuntu, ibyago ko nawe byakugwirira, ko mu rugo ari njye barebaga, urumva narasigaranye angahe ko ahubwo ntazi icyo nzabwira mama Belinda nyir'inzu mbamo? Bosco ibyo byo ndabyumva urasumbirijwe, ariko kandi ugomba kwishyura uko byagenda kose iby'ideni bikarangira. Niba nta n'uko umeze witabaza inshuti. Nyuma y'akanya gato, njyewe ubu se nditabaza ndera? Bosco komeza ubitekerezeho uraza kumbwira. Yakubye telefone nitsa umutima, ndeba nimero za manager nkanda yes nshyira ku gutwi. Ako kanya ahita anyitaba vuba. Manager bite ngo ga, amakuru yawe? Wasanze iwanyu bari amahoro? Njyewe aha, amahoro yo ntayo, nasanganijwe n'ibyago. Manager ibyago? Nabwiye manager ibyambayeho, birumvikana nta kindi yari kumbwira uretse kunyihanganisha. Nanjye mboneraho kumusaba indi minsi abyumva vuba, anyongereraho iminsi 2. Nkiri mu cyumba urugi rwarakingutse. Mama arinjira mbonye arikanga maze ahita ambaza, mama ngo ga bite ko waje kwigunga hano? Njyewe oya ntabwo naje kwigunga, ahubwo narindi guhamagara abantu, dore nibwo nari mbonye uburyo. Mama none se warangije ngo ubuganiriza abaje kudufata mu mugongo? Erega ni wowe mugabo urusigayemo. Njyewe reka nze gato ndaje. Amaze kugenda narebye nimero ya Karimu ngo muhamagare mubwire ibyanjye ndetse musaba mpete tuvugane, ariko inshuro 2 atitaba. Nuko ndahaguruka njya kureba abari bicaye hanze. Iryo joro naraye ntasinziriye nibaza icyabaye kugira ngo Karimu yange kwitaba telefone. Umunsi wakurikiyeho telefone ye ntiyacagamo. Mu gihe nari nicaye hanze nitangiriye itama, sinzi ukuntu byanjemo mfata gahunda yo guhita nsubira i Kigali. Nahise nitegura vuba. Mu gihe nari ndi gushyira imyenda mu gikapu, Mwiza yinjiye mu cyumba nari ndimo. Mwiza ngo ga bite se noneho ko mbona? Njyewe ndagiye mwi, ahubwo se mama ari hehe ngo aze musezere? Mwiza
Oya se, ubwo se uhise ugenda igitaraganya kandi wari wavuze ko uzagenda ejo? Njyewe bibaye ngombwa ko mpita ngenda nzagaruka vuba ntabwo nzatinda. Akira nomero zanjye nazanditse kuri kano gapapuro, ikibazo muzajya mugira muzajye muhita mumpamagara. Mwiza, aha nta kundi. Reka nze mbwire mama ze, ubu se ugiye utanariye ko nari ntetse kandi byari bigiye gushya? Njyewe ahubwo ubyarure bibe bihora ngire ngende. Hashize akanya mama yinjira mu cyumba. Mama, ngo uragiye? Njyewe yego ndagiye mama. Mpise mfata umwanzuro wo kugenda. Mama, ndabyumva ntiwakwicara hano kabiri, wamenyereye shuguri. Hanyuma se nyuma y'ibi hakurikiyeho iki? Njyewe mama, nyuma y'ibi nimuhumure nzakomeza kubaba hafi. Nziba icyuho cya papa nubwo mu mujyi naho ntorohewe n'ubuzima, ariko nzagerageza nsitaze amano nkomeze ngende. Akira aya mafaranga, nahoze nifuza kenshi kubaramburira ibiganza ariko bikanga. Ntabwo byoroshye mama, ubuzima buri hanze aha budusaba byinshi. Gusa nta kundi tugomba kurwana no kububamo. Mama, ndabyumva mwana wanjye. Iyo ngo ni imahanga ubuzima ntabwo buba bworoshye, gusa urakoze. Njyewe urabivuga se urabizi mama? Nako ndabizi umubyeyi abonesha amaso ibyo umwana atarabona. Gusa uzakomeze kumfatira iry'iburyo. Wenda ibyambayeho ntibizongera kumbaho, n'inyatsi Karimu yambwiye yakira. Mama, humura ngoga. Icyo ngusabye gusa ni uko utazaba umuhemu. Uzajya urya duke uryame kare, uzagendere kure ikibi cyose, kandi ntuzishinge inshuti mbi ngo wishore mu iraha ryakurarurira ibyago n'ibyorezo. Iteka uzajye wibuka uwo so yifuzaga ko uzaba, wibuke ku isoko, bashiki bawe ndetse na nyoko wakubyaye. Maze kurya nahamagaye bashiki banjye bato ndabasezera. Mama ngeza ku marembo. Mwiza aheka igikapu tumanuka tujya ku muhanda. Twahamaze umwanya utari muto dutegereje imodoka. Kubw'amahirwe hari imodoka y'ivatiri yaje, mpfa gutega irahagarara ndayegera. Yari irimo umusore n'umukobwa bonyine basa n'abatongana. Umukobwa: ariko se wagiye unyumvira? Buri gihe uba ushaka kundakaza. Njyewe ntabwo mbishaka. Nta wundi muntu nshaka ko tujyana muri iyi modoka. Umusore: ko bitabishaka ariko ntabwo bivuze ko nanjye ntabishaka. Umenye neza ko icyifuzo cyawe atari itegeko. Imodoka ni iyanjye kandi nakubwiye ko ntashobora gusiga umugenzi ku nzira. Byongeye umusore nkanjye hari impamvu ntashobora kumusiga ku nzira. Uwo musore yakomeje gutongana n'uwo mukobwa. Hashize umwanya utari muto uwo musore wari utwaye arambwira: we bite se? Njyewe: ni byiza nuko numvaga mutongana. We: ibyo byihorera ahubwo umbwira aho ugiye numve ko twakwigiza imbere. Njyewe: niba mugera i Kigali aho mwansiga hose nta kibazo. We: injira mu modoka tugende. Nasubiye inyuma, Mwiza ampereza igikapu ndamuhobera. Ninjira mu modoka arampepera. Irahaguruka dufata umuhanda. Twarenze nka kilometero 3 mu modoka ntawe uvuga. Narabibonaga neza ko hagati y'abo babiri basaga n'abafitanye ibanga, n'impamvu bari kumwe mu modoka bonyine hajemo agatotsi. Twakomeje kugenda. Tugeze ahantu hamwe wa musore wari utwaye imodoka arahagarara, maze aravuga: we, ntawe muri mwese ushaka kujya kwirwanaho ko njye uruhago rwari rugiye guturika? Wagira ngo yari yabimenye ko nanjye meze nabi nshaka kwihagarika cyane. Nahise mubwira vuba: njyewe ntunsiga turajyana, saho nkuye.
Buriya iyo watse lift kugira ngo uzavuge ngo muhagarare njye kwihagarika, aba ari hatari. Kuri bamwe n'umwuka barawufunga. Kwitsamura cyangwa gukorora bikanga. Mbega, burya bwose se nibyo bya lift? Njyewe, wahora n'iki? Wa musore yarasetse ajya hasi turasohoka. Tumanuka gato twinjira ahantu twabonaga hasa n'ahasize irangi ry'umutuku. Mbonye abaduha karibu, menya ko ibyo ari byo byose ari ahantu bahora bategereje abakiriya. Tubaza aho bihagarika barahaturangira tuvayo tuganira arambwira. Naho ubundi ibyo wavugaga bya lift byo nibyo. Byambayeho nanjye nabihamya, ariko kuri njyewe wirekure kabisa. Ntiwishishe ngo wifunge uruhago rurinde ruguturikana. Njyewe, ntiwumva se urakoze cyane. Ni byiza cyane kuba hari aho wavuye ukaba ubizirikana, ubu ukaba uzi icyo wabuze muri icyo gihe, ukaba ugiha abandi. Muri ibi bihe hakenewe abantu nkawe. Ariko ubundi uwafata kamwe hano tukiganira tugakomeza urugendo hari ikibazo? Njyewe, byari ibyo ariko urebye ndihuta. Nagarukiye aho. Nibutse ko nateze lift ntagombaga gushyira ku nkeke uwayimpaye. Ndikoroza maze ndigarura ndamubwira. Njyewe, nta kibazo. Hari ubwo se buriya turahatinda? Oya ni kamwe ko kururutsa ivumbi. Erega buriya tuvuye ahantu kure. Nako twicare. Njyewe, hanyuma si uwo dusize mu modoka? Mwihorere. Buriya tumaranye igihe. Ndamuzi iyo yigize akaraha kajya he nzi uko mutwara. Buriya twashwanye, niyo wavuga ngo ze dusangire kamwe twicaranye n'Imana ntabwo yaza. Njyewe, ntabwo byoroshye. Kumara isaha yose mu rugendo tutavugana. Twaricaye ndetse abakora aho hantu baza kutwakira baduha icyo kunywa. Uwo musore atangira kunganiriza ambwira. Naho ubundi buriya niyo byari kugenda gute, ntabwo nari kugusiga ku nzira. Uzi kugenda n'amaguru shaho ubona imodoka zikunyuraho? Izindi zigucanira amatara ufite n'ayawe? Ntabwo nabyibagirwa. Njyewe, ko numva ubivuga nk'ibyahatari se? Ntubizi se ko riba ari uwariraye? Ubwo buzima nabunyuzemo igihe kirekire. Ntibazakubeshye ntawe umenyera akabi. Ndi muri ibyo bibazo nasabye Imana kuzampa imodoka, nyisezeranya ko nzajya ntwara abantu bose nsanze ku nzira bakeneye lift. Njyewe, ntiwumva se? Nanjye nkabona aho uwo mutima uva. Ariko buri wese aca mu bwe buzima, akamenya icyo asaba Imana. Ureke za nzozi z'umukene wasabye ko icyo azajya akoraho cyose kizajya kiba zahabu. Nyuma y'akanya gato dutuje. Njyewe, twaganiriye nibagirwa kukwibwira. Nitwa Ngoga. Hariya duhuriye ni mu nzira iva iwacu ku ivuko. Buriya musanze nategaga imodoka inzana i Kigali kuko ariho nagiye gushakira ubuzima. Muri make nagiye gupagasa. Nanjye nitwa Moses. Nibera i Kabuga. Ni naho twari dutuye mbere muzehe na mukecuru batarasaza ngo bajye kwibera kure aho bazasazira biyororera banahinga. Njyewe, ndumva barahisemo neza. Moses, oya nibyo twari twarabateganyirije kera. Naho uriya mukobwa rero wasigaye mu modoka ni umukunzi wanjye. Nari mvuye kumwerekana kuko dufite gahunda yo kuba twazabana mu gihe kiri imbere. Njyewe, ni byiza cyane kumenyana nawe Moze. Umunyarwanda buriya icyo yavuze amaherezo cyagiye gisohora. Inshuti iva ku nzira. Moses, ibyo uvuga nibyo rwose.
Ubu se ntitubaye inshuti tukaba tunasangiye tugafatanya n'urugendo? Njyewe ariko rero nubwo twicaye ndi kwibaza icyo umukunzi wawe ari gutekereza. Ibyo ari byo byose twatinze kandi ntabwo byari bikwiye ko urugendo rwanyu rurangira mushwanye. Kandi mwari munavuye aha akabateye ibyishimo, mwibukiranye ukuntu nyirabukwe yacaracaraga mwakira. Moses, none se hari uruhare nabigizemo? Njyewe icyo nanze ni kimwe, ni uko ibyifuzo bye byaba ari byiza, byaba ari bibi, aba ashaka kubigira itegeko. Ibaze ariko umuntu washakaga ko tugusiga ku nzira. Njyewe Moze, nawe si we rega wasanga yari afite impungenge zo gutwara uwo atazi. Moses, none se nawe ushyigikiye ko umuntu agomba gutwara uwo azi? Uwo atazi akamusiga ku nzira? Njyewe oya rwose si ibyo. Moses, nari ngize ngo njyewe. Ariko rero niba bishoboka twakomeza urugendo. Ubu kuba twamusize wenyine nabyo biri gutuma atekereza byinshi, akibaza uwo ari we iruhande rwawe. Kandi ndabibona ushobora kuzaba nka ba bagabo. Moses, abahe bagabo se? Njyewe ba bandi banga gutongana n'abagore babo bagahungira mu kabari. Moses, tugende. Reka twigendere, uriya ndamumenyereye. Ntaguhangayikishe ngo bibe ngombwa ko usa n'utuzamo hagati ngo ube watwunga. Njyewe okay, nta kibazo, reka ngarukiraho. Muri ako kanya twarahagurutse, Moses arishyura. Tuzamuka twerekeza aho yari yasize aparitse. Arakingura turinjira. Twasanze umukunzi we yicaye mu modoka, uburakari ari bwose. Twongera gufata urugendo. Njye na Moses twakomeje kugenda tuganira, ariko umukunzi we akomeza kugenda ahigima ndetse yitsa umutima. Bidatinze twageze i Kigali arahagarara. Moses, wakugeza hano se hari ikibazo muvandi? Nkabona uko ngeza mu rugo Joanna? Njyewe nta kibazo. Murakoze rwose, dore tuhageze vuba. Iyo mutampa lift ubanza nari kurara mu nzira. Moses, ahubwo se harya nomero yawe ni kangahe ngo nzaguhamagare tuvugane? Njyewe wa mugani ubu nari ngiye njyanye iki? Nomero yanjye ni 07. Namubwiye nomero zanjye, gusa telefone yanjye yari yazimye kubera umuriro. Ambwira ko azampamagara nta kibazo. Ndabasezera ndasohoka, ngeze hanze njya gufata imodoka ijya i Gikondo. Nageze mu rugo bidatinze. Nshyira igikapu hasi, nshomeka telefone ndicara. Nkomeza gusubiza inyuma ibihe nagize, ari nako nitsa umutima. Nyuma ibitekerezo byanjye byerekeje kuri Teta. Nibuka uko namusize nta epfo nta ruguru, mu nzu icukuye nyuma yo gucucurwa. Umutima wongera kunsimbuka. Nakomeje gutuza no kwibaza byinshi. Sinzi uko byaje. Muri ako kanya kubera urukundo mfata umwanzuro wo guhaguruka nkajya kumureba aho ariho hose, yaba iwawe cyangwa kwa muganga. Ngihaguruka ako kanya telefone yanjye yaratse. Yari imaze kugeramo umuriro muke. Nimero ntazi zihita zimpamagara. Nahise ntekereza mbere ko nta wundi atari Moses, nkanda Yes nyishyira ku gutwi. Natunguwe no kumva ari ijwi ry'umukobwa. We, ntabwo uri kunyumva? Njyewe noneho ndakumva neza. We, kare kose se? Ndi kukubwira ngo nitwa Joanna. Njyewe Joanna? Joanna se wa hehe? Joanna. Mu gihe nkimubaza telefone yanjye yarongeye irazima. Nyishyira mu mufuka byose na charger, ndasohoka ndakinga. Feri ya mbere nayifatiye mu rugo kwa Teta. Manuka njya kwa Teta nongeye kumutekereza. Isura ye yiganza mu bitekerezo.
Ngeze iwabo mu rugo ndiruhutsa ndakomanga. Byabaye ubugira gatatu ndetse na kane, mpita mbyibwira ko ntawe uhari. Mpina akagongo nerekeza ku bitaro. Ku bitaro nagezeyo bwije nka 2:30. Nicara ahantu bakiriraga abantu. Maze kurambirwa ndahaguruka ntangira gukatakata, nshaka uko nabaza uko nabona umuntu urwarije aho. Sinzi uko nabonye umuntu imbere yanjye wari wambaye itaburiya, akagofero ku mutwe n'agahomamunwa, afite ibikoresho by'isuku yashishikaye akoropa. Mu kumunyuraho yarahindukiye nkubitwa n'inkuba mu guhuza amaso na Teta. Uwo mukozi w'isuku yari Teta. Njyewe, Teta ni wowe mbona cyangwa? Hashize akanya katari gato nsa n'uri mu nzozi, Teta ngwa mu gituza ndamucigatira, numva yitsa umutima ubugira kenshi. Akomeza gukoropa yijijisha, nanjye nkora mu mifuka ntangira kwisomesha ibyari bimanitse ku gikuta. Uwatambukaga amaze kurenga, nahise mfata akaboko Teta aterura indobo n'umukoropesho, tugenda twihuta dukata inyuma y'inyubako twarimo. Twikinga ahantu itara ritagezaga urumuri. Njyewe, Teta, ibyo mbona nibyo cyangwa ndarota? Ntabwo mbyumva. Wowe n'umukoropesho uhanagura aho abantu bakandagira? Teta, utangajwe n'iki se ngoga? Kuba usanze natangiye akazi? Njyewe, yego. Ntabwo mbere hose nigeze ntekereza n'umunsi umwe ko nshobora kuzakubona muri aka kazi. Teta, ngoga, wikwirengagiza ntabwo uri umuhanuzi. Usibye nawe nanjye ntabwo nari nzi ko nzisanga muri aka kazi. Gusa ubu nkarimo kandi ndagakora ngakunze, nk'uko nakoraga kandi kose. Nikije umutima, amagambo ya Teta acengera mu mutima, acengera mu ndiba yawo. Nyuma y'akanya gato ndamubwira, njyewe, none se byaje bite Teta? Teta, ngoga, nyine nawe uzi ibihe wansizemo. Waragiye nsigara mpangayitse, nsigara ntaho ndi, gusa nakomeje kwishakamo imbaraga n'ibisubizo. Binsunikira mu gusamira hejuru aka kazi nsanzemo. Njyewe, yoo, noneho wapiganwe n'abandi? Teta, oya, hari umusore twiganye waje hano, tumaze kuganira ambwira ko akora muri kampani yatsindiye gukora isuku hano. Amaze kubimbwira mubaza niba nabonamo umwanya, niwe wamfashije ntangira akazi, ngo byibura njye mbona aho nkura amafaranga niyo yaba make. Nongeye kwitsa umutima maze ndamubwira, njyewe, Teta, nubwo ntishimiye kukubona uri muri aka kazi, ariko kandi ngushimiye ko utirebye ubwiza bwawe, ukabwirengagiza ugakora akazi benshi basuzugura. Ukabikorera ko uzi neza ibibazo byinshi twisanzemo. Nubwo bwose ntifuza ko wazatinda muri aka kazi, ariko basi kuraje. Kuko mba mbona uzi icyo ushaka kandi ukomeza kwishakamo ubushobozi. Ibyo byose bituma nkomeza kugukunda. Ni wowe mukobwa ukwiye gukundwa. Teta, urakoze ngoga. Njyewe, hanyuma se mukecuru na Denise bameze bate? Teta, aha, iby'abarwayi se? Turacyabara ubukeya. Gusa turashima Imana ko bagitera kuka. Njyewe, nkomeje kugira icyizere ko no gukira bazakira. Burya Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Ndibuka igihe igikuba cyari cyacitse, imihanda yafunze kubera impanuka yabo. Benshi bavugaga ko ngo abarimo nta n'umwe urarokoka. None dore iminsi ikomeje kwicuma bagihumeka. Nyuma yo kwitsa imitima twese. Teta, hanyuma se wowe amakuru? Urugendo rwabaye buhoro? Njyewe, Teta, ubuhoro bwo ntabwo. Burya nafashe urugendo ngeze aho nterera amaso nkareba ku gasozi k'iwacu,
mbona abantu bahuruye, mpingutse iwacu bakwira imishwaro, nsanganizwa n'inkuru mbi imbwira ko papa amaze umunsi umwe yitabye Imana. Teta: yoo Ngoga, ihangane ni ukuri. Ubwo se wabuze nuko umbwira koko? Ko nzi ko nta cyihuta nk'inkuru mbi. Njyewe urumva nkigerayo naracanganyukiwe, nongeye gutekereza neza imihango yo kwera no kwirabura ihumuje. Nabwo mfashe telefone nsanga yazimye kera, gushaka umuriro nabwo biba ibindi. Teta: yoo mbega inkuru mbi kuri njyewe. Ubwo nkibona uko nsubira ku murongo, kuko nari nzi ko utari ku murongo, nahamagaye Karimu ngo mubwire ibyo nasanze iwacu, nawe ndamubura, kugeza ubwo nari nkigera mu rugo nkanga kuryama ntakubonye. Niyemeza kuza kugushaka iwanyu nkubuze nza hano. Teta: gusa ntiwigoye uza hano Ngoga? Iyo uryama ukaruhuka ko mbyumva umaze iminsi udasinzira. Njyewe: Teta, iyo ndyama ntakubonye n'ubundi ntabwo nari kugoheka, ntazi uko umerewe. Wumve ngo mu gihe nari maze ntakubona numvaga mpangayitse cyane. Burya uwo ukunda umuhozaho umutima, kandi umutima ni wo muntu. Nyuma y'akanya gato k'umutuzo: njyewe: basi reka tugende ngufashe akazi mbone gutaha. Ndabizi ubu kararamo bwacyo ugakomerezaho umunsi n'imvune zo kwita ku barwayi. Mu rugo ho ubu warahibagiwe kuko ntacyo ugenda usangayo. Teta: wari ukoze Ngoga, kumfasha kwawe ntabwo byashoboka hagize ukubona byambera bibi. Mu gihe twari tukiri aho hantu hatageraga urumuri, hari uwaduhingutseho. Yari umugabo wari wambaye imyenda y'abarinda ibitaro, aducanaho itoroshi. We, mwebwe bite? Muri gucura imigambi mibi yo kwiba? Teta: oya nta migambi mibi turi gucura. Uyu yitwa Ngoga yaraje kundeba, ntabwo atinda ahubwo aratashye. We, kuki se mwaje kwihisha hano? Njyewe: sekirite, twaje hano ngo twibe byibuze umwanya muto, tuganire akomeze akazi nanjye ntahe. We: okay, ngaho rero taha. Aya masaha ntabwo ari ayo gusura, hagize ukubona nabihanirwa. Teta: urakoze Ngoga, Imana ikurinde. Njyewe: nawe bambi. Nasize sekirite na Teta aho, nuko mfata inzira ndagenda, nzamuka ku muhanda ntega moto nerekeza mu rugo. Mu gitondo nazindutse kare, nditegura nerekeza ku kazi. Mu kugerayo nasanganiwe na Juma, akubita mu kiganza ndetse duhuza n'intugu. Juma: pole wangu, twamenye ibyawe, twumvise ko wagize ibyago ukabura umubyeyi. Ihangane, bibaho mu buzima, iriya ni inzira ya twese. Njyewe: nta kundi, ibyabaye byarabaye. Juma: ibyo ntacyo twahindura. Naho ubundi. Muri ako kanya Juma yakoze mu mufuka, akuramo ikofi arebamo, akuramo inoti 2 za 5 arampereza. Juma: Ngoga, akira, ndabizi nubwo atari bwo buryo bwiza bwo kugufata mu mugongo, twakabaye twaraje kugutabara ariko twabimenye dutinze. Njyewe: urakoze cyane Juma, rwose sinzi icyo nakubwira, gusa ndatunguwe, ntabwo nari nzi ko wabikora. Juma: ndabibona ko utunguwe, ariko erega buriya kuba waramfashe nk'umuhemu kubw'ibyabaye ukiza mu kazi, gusa buriya ntabwo ariko ndi. Ni Satani ugira nabi, kandi rwose kuvugisha ukuri kose ni byiza. Njyewe: nta kibazo muvandi, byibura hari indi sura yawe mbonye, kandi icyo uzajya ukora cyose ntukajye wubakira ko hari ikosa rimwe ryabaye, ahubwo jya ubikorera ko bivuye ku mutima. Juma: ibyo uvuga ni ukuri byo.
rwose karibu mu kazi dukomeze urugendo. Twari turi mu modoka imwe buri umugenzi imwe ngo yuzure. Njyewe njye na Juma twarinjiye nkomereza mu biro, aho nakoreraga na Bosco akimbona ahita ahaguruka. Bosco, nizere ko uyazanye ngoga. Nizere ko uyazanye amafaranga y'abandi. Njyewe, ariko se habe no kunsuhuza koko? Bosco, uyashyira hano icyemezo cyerekana ko wayashyize kuri konti, cyangwa uyame mu ntoki ubundi mbone kugusuhuza. Njyewe, ibi ni ibikira, dore kandi tangiye no kunkora mu mufuka. Bosco, ndakina se? Ku mafaranga njyewe ntabwo njya nkina. Njyewe, ariko se reka kunkora mu mufuka ntakubahuka. Mu gihe Bosco yarwanaga no kunkora mu mufuka ku ngufu, nanjye nihagazeho nangwa akansuzugura, urugi rwahise rukinguka. Yari manager. Ngaho re, Bosco ibyo urimo ni ibiki? Bosco yarikanze cyane, aranyitaza, atangira kurya indimi ngo yisobanure, mu gihe yari ataravuga. Manager, ko mutambwira bite? Nsanze muri mu biki? Twakomeje guceceka. Narebye kubwira manager uko bigenze, ariko ndinda ururimi rwanjye. Nanga kuregana nk'umuntu mukuru. Bosco, ariko ubundi reka mbivuge. Usanze ndi kwishyuza ku ngufu uyu musore amafaranga twamugurije. Twaramuhembye aragenda arituramira, yibagirwa ko yasinye ko ntahembwa azishyura. Manager, none se umwishyuza ku ngufu kubera iki? Yanze kukwishyura se ku neza? Bosco, ni inshingano zanjye kumwishyuza ku neza cyangwa ku nabi. Urabizi iyo baje kugenzura umutungo wa kampani, ni njyewe bareba, wowe ntawe ukubaza uko amafaranga yakoreshejwe. Manager, ibyo ndabyumva. Hanyuma se tureke iby'akazi? Nk'umuntu mukuru utekereza twubaha ko yadutanze kubona izuba, habe no gutuza ngo wihanganishe ngoga ko yagize ibyago, akizi uhise umufata ngo akwishyure. Wenda tuvuge ko kwishyuza amafaranga ari inshingano zawe da. None se inshingano zikuraho ubumuntu? Bosco, ariko urabona, ariko agomba kwishyura. Sinzi impamvu ushaka kumbuza kumwishyuza, nk'aho atari umukozi nk'abandi. Ako kanya nanjye nahise muca mu ijambo. Njyewe, kwishyura simbyanze rega, kandi nta naho ngiye gutorokera. Nta mpamvu rero yo gukoresha imbaraga. Kuba ntarahise nishyura ideni, nuko nahise ngira ibyago kandi umuryango wanjye ari njyewe warebaga. Ntabeshya amafaranga yose narayakoresheje. Ahubwo ubu sinzi n'icyo nzabwira nyir'inzu. Bosco, aho ntiwumva? Nawe manager rwose nyumvira urahibereye. Ubu kumwishyuza ku ngufu nakoze ikosa? Nshuti zacu, naha dusoreje iki gice. Tubararikiye gukurikirana igice gikurikira. Mukomeze kugubwa neza, turabakunda.